nongeye kubasuhuza mwe mukurikirana The Trust Insight nk'ibisanzwe rero mbifuriza amahoro n'imigisha mwebwe muturuka impande n'impande mwebwe baba diaspora mu bihugu byo hanze ndetse no muri Africa hose muri East Africa. Mbabwira rero ahangani kuri The Trust Insight nk'ibisanzwe muri kumwe na wa musore wanyu Bahati Kuri nk'ibisanzwe. Nanakwibutsa no gukora subscribe ni utarabasha gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kwakira imwe mu nkuru tukugezaho cyangwa se bimwe mu biganiro tuba kugejejeho mu kanya nk'ako guhumbya. Nongeye rero kuguhereza ikaze mu nkuru yacu y'agahinda, inkuru ibabaje cyane, ni inkuru dore ko yashenguye imitima ya benshi, inkuru ubona ko yasabagiye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga kuri social media, ivugwa kuri uno mukobwa wakoze ikintu bita impanuka ikomeye, impanuka yahise imuviramo kwitaba Imana. Birababaje cyane ku bantu benshi cyane kubyakira, nanjye nabibonye numva agahinda karanyishe, amarira ajenga mu maso, mbona yuko biteye agahinda n'akababaro cyane. Dore ko nawe iyo bibonye nawe gutya wibaza icyatumye uyu mwana w'umukobwa cyangwa se uyu mukobwa yitaba Imana akiri mutoya. Birababaje guys, birababaje. Nicyo kintu cya mbere kingaruye nanone kukubwira yuko mwe mwabashe kwakira ino nkuru cyangwa se murimo murayikurikirana muri kano kanya, mukomeze kwihangana ndetse Imana ikomeze kuba iruhande rwanyu, dore ko ni iby'agahinda cyane. Mu minsi ibiri iciyeho nibwo twakiriye inkuru ivuga kuri uno mukobwa yuko yitabye Imana. Azize iki? Nicyo cya mbere kituzanye muri iki kiganiro kugira ngo tubashe kukigusobanurira muri kano kanya. Dore ko uyu mwaka wa 2022 udutwaye abantu benshi bagiye batandukanye kandi mu mpfu zitunguranye tutakekaga yuko bishobora kuba byabaho. Mu mezi ashize twabonye inkuru ibabaje ivuga ko umwe mu bahanzi bakomeye ari we Ibabaje yitabye Imana. Bitera abantu agahinda kenshi cyane ndetse no kubyakira birabakomerera, bumva yuko atari ibintu ushaka kwita wiyumvisha muri ako kanya ko byakabaye bibayeho cyangwa se byabayeho. Tuza no kwakira indi inkuru ibabaje cyane yo muri bamwe mu ba star bagiye bakomeye, bagiye banavugwa cyane ko wagiye afatwa n'indwara ikomeye cyane, ariko nawe no gusengerwa cyane. Iyo nkuru ndumva ko icyo kiganiro ntago ari cyo nahita mbabwiraho, ahubwo reka dukomeze inkuru yacu guys. Uyu mwana w'umukobwa rero inkuru yatugezeho ni inkuru ivugwa yuko icyatumye ubuzima bwe buhagara cyangwa se icyatumye yitaba Imana nta kindi usibye ko yakoze impanuka ikomeye cyane, impanuka y'ikamyo ariyo yaje ikahita imugonga bimuviramo kwitaba Imana akiri muto. Birababaje cyane dore ko umuntu wa mbere wahise wakira iyo nkuru amarira ahita amanuka muri ako kanya, yumva no kwatsa ndetse imodoka kugira ngo agende agere aho impanuka yabereye biramurenga bura n'icyo yakora. Babaye bakimubwira inkuru y'uwo mukobwa ko amaze gukora impanuka, ko imodoka ako kanya isiba ubushwambagara, bahamagaye bamwe mu bavuzi cyangwa se bimwe mu bitaro bitabara abantu ngo kujya bamujyane ku bitaro igitaraganya kugira barebe nimba koko ubuzima bwe babusigasira kugira ngo abashe kuba yagarura ubugingo, ariko bijyaho biranga. Na wundi yari SAFI MADIBA. Barabimubwiye akimara kubyumva ahita avuga ati ngo come on, ntago byumvikana for real, akoze impanuka gute, byifashe gute, bigenze gute? Yabaye akibyumva muri ako kanya ndetse no muri telefone amakuru atugeraho yabaye imeze nkaho mu biganza yari ayifitemo yahise yijugunya hasi, yumva yuko atungwe, ari ikintu ubona ko nkaho hari ikintu bakubwiye, hari ikintu cyahita kigukora ku mutima. Birababaje cyane, birababaje cyane kubura umwana w'umukobwa ungana gutya, umwana wari ukiri mutoya wagiraga umutima w'urukundo, wafashaga abantu, wabaga hafi abantu, wamubwiraga ikintu ukahita aza mu kintu cyawe nkaho ari ikiwe. Imana imuhe iruhuko ridashira, Imana imubabarira aho yaba yarakosheje, Imana Nyiringabo ibashe kubana nawe ahariho hose. Nukuri ni iby'agahinda, ngenda komeza mbikubwira gutya kuko ndimo kubyumva nkumva
nawe ari wowe aho ndumva yuko byagushengura umutima. Guys, reka twige gukundana, twige kubana, twige kugira ngo tugirane neza, twige kubanaho hafi kugira ngo mugenzi wawe nimba agize ikibazo umutabare. Uyu mukobwa si yari umuhanzi ahubwo yari umunyamideli ukomeye cyane muri Canada, dore ko mbibabwiye sinzi uko nabivuga ngo mbirangize. Yakunda kuzenguruka ibihugu byinshi cyane, ibibuga bigiye bitandukanye, ahamagawe nk'umunyamideli ukomeye cyane kwerekana ibintu by'imyenda. Ni iby'agahinda cyane. Yari akiri mutoya nta rugo yari afite, dore ko SAFI yamwitabaje kugira ngo amushyire mu mashusho y'indirimbo ye I love you. Umukobwa yahise abyumva igitaraganya ako kanya, aramubwira ati nta kibazo, isa simple, ni ibintu byoroshye, come on. Arambwira ati ese wancangaye, nta mafaranga naguca, icyambere ni umutima w'urukundo, icyambere ni umutima wo kugira ngo nitabire bimwe mu bintu byawe. Niyo mpamvu wahise ubona ko SAFI ako kanya yahise ashyira imwe mu mafoto y'uno mukobwa, yishyira ku rubuga rwe rwa Instagram avuga ati you are angel, uri marayika, bitewe n'ibyo yaramukoreye n'uburyo yamwitabiriye muri video, n'uburyo yahise yumva vuba ko agomba kwitabira muri video yiwe. Yari umwana mwiza. Guys, tubuze abantu bafite imitima myiza, abantu bafite umutima mwiza kuruta uko ushaka kuba wabitekereza. Reka twige gukundana, twige kubana, twige gufashanya, twige mbese kuba wagira mugenzi wawe inama, kuko ntabwo uzayimugira yamaze kuva mu mwuka. Ndakomeza nihanganisha umuryango we, aho ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe ndetse n'ubarizwa hano muri Afurika ndetse no mu Rwanda, hirya no hino. Mukomeze kwihangana, ndetse n'inshuti n'abavandimwe mukomeze kwihangana. Kubyakira biragoye, ndabizi biragoye cyane guys, biragoye. Imana kandi nayo imuhereza iruhuko ridashira. Aho aryamye Imana ikomeze kuhashira urumuri, aho aryamye Imana ikomeze kubana nawe, ndetse n'abamarayika bururuke bakomeze babane nawe. Mwibutse yuko hanga wari kuri The Truth Inside nk'ibisanzwe. Nsigira ubutumwa hasi, nanakubwira ngo ni bye bye.